natsindwa cyane kurusha usanga nyine ibibazo no mu rugo ariko bigeraho bikaza ako sinakangurira abanyeshuri ngo bagiye mu binzi cyo kwiga ariko nyine ko narabihaye umwanya ikintu wahaye umwanya buriya nacyo ubwacyo kirakubaha n'ikintu gihaye umwanya cyo kirakubaha niba cyubashye niyo mpamvu rero nabihaye umwanya biracamo Imana nyine nayo yashyizeho umugisha wayo. Amen. None se nihe advice wagirira ele wa kera? Ele nukuri ntabwo nagitekereje cyumweru gusa numvisha ari ikibazo cyiza. No kumenya kiragoye. No kumenya icyo ushaka. Kumenya icyo ushaka. Kiragoye ntacyo reka. Nubo uvuga ngo igira inama y'ubuto bwawe. Muto mini element. Ntacyo katube tukeretse. Uraza kukisubiza ugitekerezaho. Ese element aho ugeze ubu ngubu of course hari abantu bashaka kuzamera nkawe, abana b'abahungu batoya b'urubyiruko babona element, bumva element bakumva babaye inspired by your story cyangwa bakumva babaye inspired n'ukuntu ukora bagashaka gukora nkawe. Nihe advice wagira abo bana b'abahungu cyangwa n'abakobwa, you never know, kugira ngo nabo bazabone uko bagera kuri dreams zabo bagize kuva ari abana? Cyambere nuko utava mu nzira ari moto n'imodoka yawe njye nayo ariko hari moto cyangwa hari igare biramfasha kugera aho ugiye uburyo ngewe nimvuga ako mfite ubushobozi bw'igare ndafata rero rya gare nkomeze ngera ahantu imodoka izagera ariko already destination mwese n'izindi niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ni ugukoresha ibintu afite hafi bana gushaka ibintu bya mirenge kandi n'itabibona. Niba ufite akamashini kawe uri gukora to beat ukomeza ukore slowly by slowly step by step biraza. Wow. None se element ni yihe lesson waba warize mu gutegereza, waiting, you know, for the time, nkuko babwiye ngo slowly by slowly your time comes, sibyo? We ni iki kintu cyatumye wiga that? What lesson did you learn from waiting? Kuko even hakintu nk'imyaka 3 gusa ndangije secondaire. Really? Wow. Imyaka 3 gusa ndakira. Niyumvishaga ko nk'ibi bintu wenda ndi gukora cyangwa ngeze mu rwego ngezeho nzaba ndiro nko mu myaka 10 cyangwa 7. So nuvuga ngo ntabwo iyo utarabona ikintu cyangwa utarakigeramo ntabwo uzi ngo bizafata time bitacamo. Yeah. Ibyo byose biba ari izo nyine options. Haba hari uko bitazanacamo tutazanacamo. Akaba ari ibindi uvuga ati hari igihe kizafata igihe kingana gutya ariko bizatamo. Gusa cyambere no kudacika intege tu. Kuko iyo uvuze ngo ntibizacamo uba wiciye intege. Wow. Ese element ibi bintu ukora bya production, music production, nihe challenge waba umaze guhura nayo nyine ikaba very hard for you to maybe solve cyangwa ikakunaniza cyane nka elements? Kandi already watangiye n'umubiri ubwawo abantu gukora cyane cyane njye nta nubwo nkoresha umubiri ahubwo nkoresha ubwonko cyane kandi ubwonko buriya umuntu ukora yicaye akenshi n'uvuga kurusha umuntu true kuko n'abandi guterura ibintu so ariko cyambere nyine igihe mva nka studio numva amatwi kubera gukoresha computer cyane amatwi none ubona ko ari ne iwa I know so ariko ikintu cyambere nuko mba bikunze nuko bari ikintu cyane bari ikintu nihingamo cyangwa nkora kubera ko yego nyikora ari ikintu nshaka kujya kwitiza kuko nakoze ibintu nk'ibyo so nyaga ko ari ibyo challenge ya mbere nuko ama project menshi mba mfite noneho kuvuga ngo n'umutwe muri kubikora nta n'undi muntu uri kumfasha bigoye that's why nanitabaza abandi baproduce ugasanga harimo Bob, usanga harimo Habert Skills ba Uganda. Niyo mpamvu ngiye nkunda gukora n'abantu kuko hari igihe bimbana byinshi ntabwo mbikora bikansaba ko
collaborating n'abandi. Wow. I feel like abantu bari kutureba nabo bari kwiga ku bintu bimwe na bimwe. None se kuri iyo challenge utubwiye ni gute uyisolving? Ni gute uvuga ngo mba bigenze gutya mfite amaproje menshi ndabisolvinga gute? What steps do you take kugira ngo usolvinge izo challenges uhura nazo? Ibyo biro nahise niyo mpamvu nahise nitabaza abandi producers. Okay. Ugatwara ku bandi kugira ngo bagufashe. Uvuga ngo nimba mfite wenda nimba ibya mixing na mastering. Turabizi. We feel you. I hear you. Yeah, so ikona hari igihe mfite amaproje menshi bikansaba ko ntabwo na mixing. Muri icyo gihe habaho ko ushobora gukora proje imwe nkayikora neza ariko indi sinikore neza. Bakora byinshi kandi nkabirangiza. Ahubwo ngiye nkora ibintu byanjye kuko ngiye ahantu mfite imbaraga cyane muri beat making cyane na recording. Okay. Nabirangiza nkabisharinga n'abandi producer. Bakabikora none indirimbo ikaza iri strong nk'uko yagakwiye kuza. Uko nabyikorera njyewe. Ese nuhe producer Element wakuze ureberaho wigiraho ukunda cyane ku buryo yakubereye role model? Nta na mentor wigeze ugira? Mentor like umuntu nyine usa nkaho ego kuvuga ngo nta role model nagiraga ntabwo ari uko narebaga ku bandi ahubwo babaga ari benshi. True. Ntabwo nagiraga ngo umuntu umwe ndeberaho ibintu ahubwo babaga ari benshi. Ntabwo nyine ku buryo nimba uri producer cameraman nimba ari producer bariya bose ari aba producer buri wese afite akantu keza kenzi yigiraho ndi nkamwigiraho. Nimba afite mastering nziza nkaba aricyo ngenderaho. Nimba ufite mixage nziza akaba ari we ngenderaho. Buri wese ikintu cyiza cye nicyo namukuragaho. Ntabwo navuga ngo mfite umuproducer umwe nimba ari Bob ugenderaho. Okay. Wowe ufite abantu benshi ugenderaho mu Rwanda nowe n'Abayuganda bose bomba. Okay. Ikintu mbigiraho tu. Okay. Tumaze iminsi tubona ko tubona amakuru hirya no hino ko hari abantu bari gukorera indirimbo kandi bazwi cyane ba Wizkid, ba Diamond, ba Davido. Ese is it true? And how do you feel about that if it's true? Ni gute wumva umeze kuko bari abantu bararenze quand même? Ntabwo nashatse kubivuga. Ntabwo ari ibintu ku bwabo baba bafite nyine ukuntu no muri rusange ntabwo buri kintu kitarasohoka. True, nibyo. Nibyo kwa Yago nyine mvugisha ibintu byinshi. Ari ibintu abikubaza bivugaho. Gusa abahanzi bo hanze barahari byinshi. Ibihugu nabikubwira harimo Nigeria, harimo aba bose noneho baturanyi bo barimo Uganda, Burundi na Congo. Bose barimo. Wow. No hanze Afrika barimo. Wow. Nice Element. Iyo ubona nk'iyo achievement, iyo ubona nk'ibyo bintu biri kugenda biba ukabona they are calling you, sibyo? I'm sure their managers cyangwa n'abandi cyangwa nabo ubwabo baraguhamagara bakakubwira want to do a song with you nyine akaba ari we producing. Muri wowe Element wumva bikuremyemo icyizere gute? Wumva how do you feel about that achievement? Kuko ni achievement ikomeye cyane. Kuba wahamagarwa n'abantu bo hanze, guhamagarwa n'ibyamamare tuzi hanze hano bakaguhamagara bashaka ko mukora n'indirimbo. How do you feel about that? Ako nyine birantangaza. Ibyo ikintu cyose kimbaho nyine kirantangaza. Nkuko nabikubwira ukuntu umuntu abazi ko bizafata imyaka ingahe kugira ngo agere kuri level runaka ari gutekereza. Ibintu byanjye byarihuse ariko byatewe no gukora cyane. Ntabwo ari ibintu byaje gutyo ngo nicaye gusa. Wow. Byatewe no gukora cyane wenda n'Imana ishyiraho amahirwe yayo arashya. Ahira rimwe. True, biba byakurenze. Ese iyo hard work nkunze kuvuze ngo bisaba gukora cyane. Uko gukora cyane na hard work ni ihe nama wagirira abantu ku kintu cyerekeye hard work, ku kintu cyerekeye gukora cyane mu buzima, mu kazi, ni iki wabagiramo inama ku buryo nabo uko gukora cyane gutanga result nk'iyo nawe utangiye kubona? Gukora cyane ntabwo bivuze ko nyine ubona success nk'uburyo gukora. Kandi gikora bikanga. Ari cyambere nyine no kudasha kinini. Nuvuga ngo nanjye suko nakoze rimwe bitabikora. Nakoze igihe kinini nuvuga ngo bikumva nahereye kera byatari. True. Sibye nuko igihe nari ndimo ntabwo cyabimenyeraga ko nakora ibintu.
kuko naje ishuri mpita mbona umwanya noneho kubikora ariko gukora cyane hard work yanateye no kuvuga ngo hari ikintu nshaka kugeraho no kuvuga ngo icyambere nabwo nuko wakunda icyo ukora iyo ukunda ikintu ukora niyo bipfuye urabona turinda ejo birakunda ikintu gukora ukunze ntabwo ucika intege tu uzareba ikintu ukora ukunze ntabwo ari nk'ikintu ukora ari uko umuntu ari kugusunika n'ibyo ugikora ari uko nyine uvuga ngo ni ibintu byanjye ndi kubaka byanjye nkunze n'umutima kandi gukora noneho one piece music yo ni na mood idafite mood cyangwa vibe nyine yabyo ntabwo wabikora wow I really appreciate ibintu byose umaze kutubwira also inama zose umaze kugira abantu bose I'm very sure ko as they're watching they're so honored kukubona first of all tumaze kukubona ko muri music industry uri umuntu ukomeye cyane and at a very young age me I'm proud of you personally and you never know we can do a song agahira rimwe I know any message wabwira abaturebye abakunzi mbivugaho cyane ariko cyambere ni ukudata focus muri utayi focus cyangwa ufite ibintu byinshi cyarumwe birapfa cyane nge nabwira abantu bankunda nuko ibintu byo biracyahari na afrobeat yawe izaza ngewe impamvu mvuga ngo afrobeat cyane nyine turabanyafurika kandi mugomba gukora ibintu byacu cyane rwose tugomba guteza made in Rwanda hari nigeze no kubivuga mfite album nzasohora yawe bwite nawe uri kuririmba beat gusa afroga ko n'indirimbo nshaka gushyira muri styles ya gakondo ariko ziri modern okay ku buryo bishyira hanze ukumva nyine no muri club ntabwo hari indirimbo za cyane ntabwo bazijyana club ngo ntabwo focus kandi ikintu ushaka udacika intege ndi kuvuga hari igihe hazamo obstacles nyinshi ibintu byinshi ama barriers menshi cyane akuza nyine kumva ko anaguca intege akakureka ko utazabigeraho ibintu ushaka ariko anytime biraza bigacamo. Okay, thank you very much LA. Otoño manda fata konji.